Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi babaho bareba ubuzima bw'abandi kurusha uko bareba ubuzima bwabo. Uko imbuga nkoranyambaga zigenda zitera imbere niko kwigeranya n'abandi bigenda biba ibisanzwe nka hariyo tegeko ryo kubaho. Umuntu arabyuka agafungura telefone imboni y'ijisho akayerekeza ku mbuga nkoranyambaga ziba zuzuyeho abantu b'ingeri zitandukanye, abafite isura nziza, amafaranga menshi, izina riremereye cyangwa imibereho isa n'iyifuzwa. Uko kubareba ntibiba ari ikibazo ubwabyo, ariko ikibazo gikomeye gitangira iyo umuntu atangiye gupima ubuzima bwe agendeye ku bwabo. Kwigeranya n'abandi bafite ibyo bakurusha ni imwe mu ngeso zituje ariko zigira ingaruka zikomeye ku mutima n'imitekerereze ya muntu. Akenshi biza mu buryo butagaragara: gutekereza cyane, guhigaya, kumva warasigaye no kumva ko hari aho wakagombye kuba ugeze utaragera. Ibyo bitekerezo bihinduka ubuzima, bigahinduka ijwi ryo mu mutima rihora rikubwira ko udashoboye. Icyegeranyo cy'uyu munsi kirasesengura mu buryo bwimbitse ingaruka 10 zikomeye ziterwa no kwigeranya n'abandi, by'umwihariko abari hejuru yawe. Ni urugendo rutatujyana gusa ku byo tubona hanze, ahubwo runatujyana mu mutima n'ubwonko by'umuntu, aho kwiyanga bitangirira, aho icyizere kiyoyokera, n'aho ihungabana rikorerwa. Turibaza ibibazo by'ingenzi: ni gute kwigeranya bihinduka uburozi bwo mu mutima? Kuki gutsinda kw'abandi rimwe na rimwe bidushimisha ubundi bikatubabaza? Ni gute umuntu ashobora kuba afite byinshi byiza mu buzima bwe ariko akaba hatanyuzwe? Kandi ni gute dushobora guha ubuzima bwacu agaciro tukabaho tudapimiye agaciro kacu ku byo abandi bagezeho? Iki kiganiro ntabwo kigamije guca iteka ku kwigeranya n'abandi, ahubwo kigamije kukwereka uko bizamba iyo kwigeranya n'abari hejuru yawe mu bushobozi runaka biba ihame ry'ubuzima. Iki kiganiro ni ubutumire bwo kwisubiraho, kwirebera mu ndorerwamo yawe bwite no gutangira urugendo rwo kwiyakira, kwemera no kunyurwa n'uwo uri we no kubaho ubuzima bujyanye n'uwo uri we nyakuri. Ikaze mu ruganiriro rw'ibyo duhura nabyo umunsi ku wundi, haba mu muryango, mu rukundo, mu kazi no mu mitekerereze yacu. Ikiganiro cyitwa Ukuri ku Buzima, mugitegurirwa mukanakigezwaho nanjye Obed Rugwiro. Iyandikishe kuri uyu muyoboro ukanze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'iki kiganiro. Niwumva ugikunze kandi ukande like. Ikaze. Ingaruka ya mbere: kwigeranya n'abafite ibyo bakurusha bitera kwiyanga no kwiheba, self hatred and hopelessness. Kwiyanga no kwiheba ni ingaruka ikomeye cyane iterwa no kwigeranya n'abandi, kuko bigira ingaruka ku ishusho umuntu yibonamo, self image. Iyo umuntu ahora yirebera mu ndorerwamo y'abandi, atangira kwibona nk'utuzuye, udashoboye cyangwa unaniwe. Ibi bituma yiyanga buhoro buhoro, agatangira kumva ko nta gaciro afite, bikarangira yihebye. Umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu, Leon Festinger, yasobanuye ko abantu basanzwe bigeranya ubwabo n'abandi kugira ngo basobanukirwe aho bahagaze. Ariko iyo kwigeranya kwibanze gusa ku bantu bakuruta, upward comparison, biganisha ku kwiyanga. Umuntu atangira kwibwira ati ntacyo maze, abandi bose baranduta. Nk'urugero rwo mu buzima busanzwe, umukobwa ashobora kugeranya isura ye n'iy'abandi bakobwa abona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri televiziyo. Ibi bishobora gutuma atangira kwanga uko ateye, agatangira kubona ko atari mwiza bihagije, bikaba byamutera kuba mu bwigunge, gutinya kwigaragaza no kumva ko adakwiye gukundwa. Ibi iteka bimwongera kwiheba no gutakaza amahoro yo mu mutima. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko kwiyanga gukururwa n'ibiganiro bisenya umuntu yiganiza mu mutima. Iyo wigereranya n'abafite ibyo bakurusha, iteka wumva amajwi nk'aya agira ati uri umunyantege nke, ntuzigera ugera ku byo abandi bagezeho. Ibi bikaganisha ku kwiheba, umuntu agatangira kutabona ejo hazaza he, akabona nta cyizere cy'uko ibintu byahinduka. Mu by'ukuri kwiyanga ntikuzanwa n'uko umuntu atari mwiza, ahubwo aba yiyambuye agaciro ke akakambika abandi. Iyo umuntu amenye ko buri wese afite umwihariko we, atangira kwisubiza agaciro ke, akirinda kugwa mu mwobo wo kwiyanga no kwiheba. Baho utekereza ko ntawe ukurusha agaciro, ndetse wiga kukibonamo, kuko burya ikirezi wambaye kirera ni uko utabizi. Ingaruka ya kabiri: kwigeranya n'abakuruta ni inkomoko yo kugabanuka kw'icyizere umuntu yigirira. Kwigeranya n'abandi bigabanya cyane icyizere umuntu yifitiye ubwe. Kwigirira icyizere ni uburyo umuntu yiyumva, akumva neza agaciro ke, akizera ko ashoboye.
Iyo wegeranyije n'abandi ukabona ko bakurenze, icyizere wigirira gitangira gusenyuka buhoro buhoro. Mu buzima busanzwe icyizere cyubakwa no kumva ko uri ku rugendo rufite icyerekezo, ariko kwigereranya bihindura urugendo rwawe irushanwa. Ntuba ukireba aho wavuye n'aho ugeze, ahubwo uba ureba aho abandi bageze. Ibyo bituma wumva ko intambwe zawe ari nto nubwo zaba ari ingenzi. Umuhanga Nathaniel Branden wanditse cyane kuri self esteem, kwiyitaho mu yandi magambo, yavuze ko icyizere kigabanuka iyo umuntu yitandukanyije no kuba we wa nyawe agashaka ku wundi muntu. Kwigereranya bituma umuntu yitandukanya n'ubwiharire bwe, akagerageza kwigana abandi, bikamuyoyoramo icyizere kuko ahora yumva atagera ku rwego ashaka. Iyo icyizere kigabanutse bigira ingaruka ku byemezo umuntu afata, nko gutinya kuvuga, gutinya kugerageza no gutinya kwigaragaza. Ibi bikomeza kumwemeza ko adashoboye, bikamuzonga. Kwigirira icyizere bisaba kwiyemera wowe ubwawe, ukumva ko nubwo hari abakuruta nawe ufite agaciro n'umwihariko wawe. Ingaruka ya gatatu, kwigereranya n'abari hejuru yawe bitera ihungabana ryo mu mutwe. Kwigereranya n'abandi bihoraho bishobora guteza ihungabana ryo mu mutwe, cyane cyane stress n'agahinda kenshi, anxiety. Iyo umuntu ahora yireba akigereranya n'abandi, ubwonko bwe buhora buri mu rugamba rwo kwiyemeza ko bugomba kugera aho abandi bageze, ibintu bituma atabaho mu mutuzo. Stress iterwa n'uko umuntu yumva atari ku murongo, yumva yarasigaye, yumva ari inyuma mu yandi magambo. Naho agahinda cyangwa se anxiety kaza iyo utangiye gutinya ejo hazaza. Nzakora iki? Nzagira he? Nzaba nde? Kwigereranya bituma ibibazo bihora mu mutwe wawe, bikakubuza amahoro. Abahanga bagaragaza ko izi mbuga nkoranyambaga dukoresha umunsi ku wundi zongereye social comparison anxiety, cyangwa se ihungabana ryo mu mutwe riterwa no kwigereranya n'abandi, kuko zerekana igice kimwe cy'ubuzima bw'abandi, akenshi cyiza gusa nacyo cy'ikinyoma. Umuntu yakigereranya n'ishusho itari yo, bikamuteza stress idafite ishingiro. Kugira ngo umuntu yirinde ibi, agomba kwiga kugabanya kwigereranya n'abo yumva ko hari ibyo bamurusha, akibanda ku buzima bwe bwite, akamenya ko amahoro aturuka mu kwiyakira, ko adaturuka mu kurushanwa n'abandi. Iyi ni intambwe ikomeye yo kurinda ubuzima bwo mu mutwe. Ingaruka ya kane, kwigereranya n'abari hejuru yawe bitera ishyari n'inzika, jealousy and resentment. Kwigereranya n'abandi akenshi bitera ishyari, rikagenda rikura rikavamo inzika. Ibi bibaho iyo umuntu abona abandi bafite ibyo we yifuza, akumva ko bamusize cyangwa ko ubuzima bwabagiriye ubuntu kurusha uko bwamugiriye. Aho kubona intambwe z'abandi nk'izo kwigiraho, ahubwo zimubera inkomoko y'ishyari. Mu mitekerereze, ishyari rituruka ku kumva hari ibyo ubura. Iyo wigeranyije n'abakuruta, wibanda cyane ku byo bafite aho kwibanda ku byo wowe ufite. Ibi bituma utangira kwibaza uti, kuki we yabonye ibyo njye ntarabona? Icyo kibazo akenshi gikunda kuburirwa igisubizo cyiza, kigahinduka inkomoko y'ishyari n'inzika, ukumva ko gutsinda kw'abandi bigomba kukubabaza aho kukunezeza. Urugero rusanzwe, nk'iyo abantu basanzwe bakorana mu kazi kamwe, umwe akazamurwa mu ntera undi agasigara, aho kugira ngo uwo wasigaye hasi atekereze icyo yakora ngo ateze imbere ubushobozi bwe no kwishimira aho mugenzi we ageze, atangira kwibwira ko nta mpamvu yakagombye gutuma mugenzi we azamurwa mu ntera we agasigara, ndetse akibwira ko yakoresheje amayeri kuko ishyari ritamwereka kubona ubushobozi bwa mugenzi we. Iryo shyari rikomeza kumututumbamo, bigatuma umubano wangirika n'akazi kakaba kagenda nabi. Umuhanga mu mitekerereze Carl Jung yavuze ko ishyari akenshi riba rifite aho rihuriye no kwigereranya n'abakuruta, bigatuma utabona agaciro kawe. Iyo wigereranya akenshi wibona nk'uwatsinzwe, bigatuma utekereza ko watsinze ari umwanzi. Ibi bibanza kugusenya wowe ubwawe mbere y'uko usenya abandi. Ishyari n'inzika bigira ingaruka zikomeye, bitera umutima mubi, bigatuma utishimira iterambere ry'abandi kandi bikakubuza amahoro. Umuntu ushobora kwirinda ibi ni uwemera ko urugendo rwa buri wese rutandukanye n'urw'undi, akumva ko ingendo y'undi ivuna kandi ko gutsinda kw'abandi bitagukuraho amahirwe yawe. Iyo wize kubifata uko, umutima uraruhuka n'umubano ukaba mwiza. Ingaruka ya gatanu, kwigereranya n'abari hejuru yawe ni isoko yo kunanirwa kwishimira ibyo ufite, lack of contentment.
Kwigeranya n'abandi bituma umuntu atakaza ubushobozi bwo kunyurwa n'ibyo afite. N'ubu yaba afite byinshi byiza mu buzima bwe, abona ko bidahagije kuko hari undi ubifite byinshi kurushaho. Ibi bituma umuntu ahora yifuza, agahora yumva ko hari ibyo abura. Mu buzima busanzwe hari abantu bafite akazi, umuryango mwiza n'ubuzima bwiza, ariko ntibishime kuko bahora bareba ibyo abandi bafite. Umuntu ashobora kuvuga ati yego mfite akazi ariko si keza nk'ak'abandi. Ibyo bituma agira umutima udatuje, agahorana ishyari n'agahinda gahoraho kuko kunyurwa kuba kwabuze muri we. Umuhanga mu by'imitekerereze Abraham Maslow yagaragaje ko kunyurwa ari ingenzi ku mibereho myiza. Iyo umuntu atishimira aho ageze, ahora yumva hari icyo abura, bigatuma atabona ibyishimo. Kwigereranya bituma umuntu ahora ari ku rwego rwo kuvuga ngo hari ibyo mbura nubwo yaba atunze bya mirenge. Kunanirwa kwishimira ibyo ufite bigira ingaruka zikomeye ku mutima, bituma umuntu atabona agaciro ka bike byiza ariko bifite umumaro munini afite. Kwiga kwishimira no kwemera aho ugeze si ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ni ugushyira umutima ku murongo, ugakomeza gutera intambwe utekanye. Ingaruka ya gatandatu, kwigeranya n'abari hejuru yawe bitera kwigaya cyane. Excessive self-criticism. Kwigeranya n'abandi akenshi bituma umuntu atangira kwiyanga cyane, akivugisha amagambo akomeretsa umutima. Aho kwikosora mu buryo bwubaka, ariyibasira, akivuga nabi, iteka akibonamo amakosa. Mu mitekerereze ya muntu, ijwi ryo mu mutima, inner voice, rifite imbaraga zikomeye. Iyo umuntu yigereranya n'abandi, iryo jwi rihinduka umwanzi, rigatangira kumwumvisha uburyo ari umunyantege nke kandi adashoboye kuko abandi bamusize. Ibi bigatuma abura imbaraga zo gukomeza. Umuhanga Christine Neff ubwo yavugaga ku kwitaho, yasobanuye ko kwigaya cyane bigabanya imbaraga zo gukura. Umuntu wigaya cyane atinya gutsindwa, agatinya no kugerageza kuko ahora yiyumvisha ko ari mubi. Kwigereranya cyane biterwa no kwibona mu ndorerwamo y'abandi aho kwireba mu yawe bwite. Iyo wize kwibaza uti niye ntambwe nateye ugereranyije naho nshaka kugera, aho kwibaza uti nihe ngeze ugereranyije n'abandi, ibi bituma wivana mu mwobo wo kwigaya ugatangira kwiyubaka. Ingaruka ya karindwi, kwigereranya n'abari hejuru yawe ni inkomoko yo gutinya gutangira cyangwa kugerageza ibintu bishya. Fear of trying. Kwigereranya n'abandi biganisha ku gutinya gutangira kuko umuntu aba yumva ko abandi bamurusha cyane, ku buryo gutangira bisa n'ibitagira umumaro. Iyo wigereranyije n'abandi, wibona nk'uwatinze cyangwa nk'uwasigaye inyuma, ugatangira kwibwira ko nta mpamvu yo kugerageza kuko byamaze gukorwa n'abandi. Mu buzima busanzwe ibi bigaragara ku bantu benshi bafite ibitekerezo byiza ariko bakabipfukirana. Urugero, umuntu wifuza gutangira umushinga ariko akigereranya n'abandi batangiye kare bafite izina n'amafaranga, aho kwibwira ko nawe yatangira buhoro buhoro akanagerageza kongeramo udushya twihariye, ahubwo agatangira kuvuga ati byararangiye sinabigeraho. Ibyo bituma agira ubwoba bwo kugerageza. Umuhanga Albert Bandura yavuze ko kwizera ko ushoboye, self efficacy, ariyo shingiro ryo kugerageza. Iyo wigeranya n'abandi, kwizera biragabanuka, umuntu agatangira gutinya gutsindwa, guseba cyangwa gusuzugurwa. Ibyo bigatuma ahitamo gutsindwa kugerageza aho gutsindwa yagerageje. Gutinya gutangira cyangwa gutinya kugerageza ni igihombo gikomeye kuko gikumira amahirwe umuntu yashoboraga kubona. Iyo umuntu amenye ko buri wese watangiye yari afite ubwoba kandi atazi ko bizacamo, atangira kumva ko gutangira atari ugutsinda ku kanya, ahubwo ari intambwe ya mbere iganisha ku gutera imbere mu gihe kizaza. Ingaruka ya 8, kwigeranya n'abari hejuru yawe bitera kwiheza no kwitandukanya n'abandi. Kwigeranya n'abandi bishobora gutuma umuntu yikura mu bandi, akiheza, akirinda imibanire. Iyo wumva abandi barakurenzeho, wumva kuri hasi, bigatuma kuganira cyangwa kubana n'abandi bikubabaza kuko bikwibutsa ibyo wumva ubura. Nk'urugero, umuntu wumva atari ku rwego rumwe n'abandi ashobora kwirinda amahuriro runaka yahuriramo nabo kuko aba atinya ko isura ari bugaragaremo ihabanye cyane n'iyabo, bityo akaba yaseba. Kwiheza bigabanya ubufasha umuntu yabona ku bandi. Abahanga bavuga ko umubano n'abandi ari umwe mu miti ikomeye irwanya kwiheba.
Iyo wigereranya n'abafite ibyo bakurusha bikagutera kwitandukanya nabo, bituma urushaho kwiheba. Mu yandi magambo, kwiheza si umuti w'ibikomere byo mu mutima. Oya, kwiga kubwira abandi uko wiyumva no kwemera ko ubuzima bw'abantu butangana bifasha mu gukomeza umubano wawe n'abandi. Ingaruka ya 9, kwigereranya n'abari hejuru yawe bituma ubaho ubuzima butari ubwawe. Iyo umuntu yigereranya n'abandi bamurusha ibintu runaka nk'ubukire, ubwiza n'ibindi, akenshi bituma atangira kubaho ubuzima butajyanye n'ubushobozi bwe nyakuri, agamije gusa kugaragara nk'abandi. Iyi myitwarire ishingira ku mitekerereze y'abantu yo gushaka kwemerwa no kwiyumvamo agaciro binyuze mu maso y'abandi, aho kwishingikiriza ku byo ashoboye n'indangagaciro ze bwite. Abahanga mu bya psychology bagaragaje ko uku kwigereranya bishobora guteza ibibazo bikomeye mu mibereho rusange y'umuntu. Leon Festinger mu gitabo cye A Theory of Social Comparison Process cyanditswe mu 1954 yasobanuye ko abantu bafite kamere yo kwigereranya n'abandi kugira ngo bipime kandi basobanukirwe uko bahagaze. Ariko iyo uku kwigereranya kugizwe no kureba gusa abari hejuru, upward comparison, bigira ingaruka mbi nk'uko twabivuzeho dutangira. Umuntu atangira kwiyumva nk'utandukanye, udatunganye cyangwa udahagije. Ibi bituma ashaka kwigana imibereho atabasha kugeraho, nko kugura ibintu bihenze adafitiye ubushobozi, kwiyitirira imibereho itariye, cyangwa gufata imyanzuro y'imari idakwiriye no guhitamo imibereho itazamugirira akamaro mu gihe kirekire. Urugero, umusore ashobora gufata amafaranga ye yose akayakoresha mu kugura imyambaro na telefone bihenze agamije gusa kugaragara nk'abandi, aho kuyashora mu bintu byamufasha kwiteza imbere kandi wenda abo bandi gutunga ibyo babifitiye ubushobozi. Iyo umuntu abayeho akurikije uko ari, akoresha neza ibyo afite, akanabasha kugira ubuzima bufite ireme kandi butajegajega, aho kurarikira ibyo abandi adafitiye ubushobozi. Ingaruka ya 10, kwigereranya n'abandi bituma witandukanya n'intego zawe nyakuri n'icyerekezo cy'ubuzima. Loss of personal direction. Imwe mu ngaruka zikomeye kandi zitagaragara vuba ziterwa no kwigereranya n'abandi no kwitandukanya n'intego zawe nyakuri. Iyo umuntu ahora yirebera mu buzima bw'abandi, atangira kwibagirwa icyo we ubwe ashaka, icyo yifuzaga n'icyo umutima we wamuhamagariye. Aho kubaho mu byifuzo bye bwite, atangira kubaho mu ishusho y'abandi. Mu buzima busanzwe, intego z'abantu zitangira mu buryo butandukanye. Umuntu ashobora kuba yarifuzaga kuba umuhanzi, umwanditsi cyangwa umushakashatsi, ariko iyo atangiye kwigereranya n'abandi bamaze gufatisha mu zindi domaine runaka zitandukanye n'izo yumvagamo, atangira kumva ko inzozi ze zidafite ishingiro. Ibi bituma ahindura icyerekezo, atari ko ibyo bindi abikunda, ahubwo agamije kugera ku byo abandi bagezeho. Urugero, umuntu ashobora kuba yarakundaga itangazamakuru, ariko yareba ku bandi bari mu by'ubucuruzi agasanga babona amafaranga menshi, aho gukomeza urugendo rwe agahitamo gukora ikintu adakunda agamije gusa kugereranya ubuzima bwe n'abandi. Ibi bituma abaho ubuzima budafite icyerekezo kubera kudashingira hamwe. Umuhanga mu by'imitekerereze Viktor Frankl yavuze ko umuntu abaho neza iyo afite impamvu yo kubaho. Kwigereranya n'abandi bituma iyo mpamvu ibura, kuko uba uhangayikishijwe no kuba nk'abandi aho kuba wowe ubwawe. Gusubirana iki cyerekezo bisaba kwisubiza ibibazo by'ingenzi bikurikira: ni iki nkunda? Ni iki numva gifite umumaro? Ni iki cyampa amahoro nubwo ntagereranywa n'abandi? Iyo umuntu yisubije ibibazo, atangira gusohoka mu mwijima wo kwigereranya, agasubira mu rumuri rwo kubaho ubuzima bwe bwite. Twakwanzura tuvuga ko kwigereranya n'abandi atari bibi, ariko iyo bibaye ihame ry'ubuzima, bihinduka uburozi bwangiza umutima, icyizere n'icyerekezo. Kwiyakira, kumenya ko urugendo rwa buri wese rutandukanye n'urw'undi, no kwibanda ku ntambwe yawe bwite, nibyo bituma umuntu abaho ubuzima bufite ishingiro n'amahoro. Ni nuko nsoje, ari nako ngushimira abo twari kumwe. Nk'ibisanzwe, mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Bye.